umunsi ku wundi. Hano muri studio z'ijambo ry'igihe cyose murabona neza ko akanyamuneza ari kose. Ubundi iyo ufite ubuzima nta kabuza ugomba kwishima, kuko niyo ntambwe ya mbere, ni nacyo gishoro umuntu aba afite kugira ngo agere ku bintu byinshi cyane. Rero niba nawe nshuti yanjye waramutse ukaba ufite umubiri wawe uri gukora neza, ukaba ufite imbaraga, nta kabuza intego yawe byanga binoga uzayigeraho. Ibyo bintu byose uzabigeraho bitewe n'iki? Nuko ufite ubuzima. Buriya udafite ubuzima ntuzigere utekereza ngo ikintu cyose wakigeraho. Buriya intego nziza mu buzima umuntu agira ni ugukora cyane kugira ngo agere kuri byinshi, ariko kugira ngo dukore cyane ni uko dufite ubuzima bwiza, tutarwaye, nta yindi ndwara dufite. Ibyo ngibyo rero biduha gutsinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nimba rero nta cyizere ufite kumva ko utazagera kuri byinshi, jya umanza ushima Imana, uvuga ati Mana wakoze cyane kuba undagiye ukaba undeberera ubuzima. Icyo ni nacyo gishoro twese mu buzima bwacu tugira kurusha ibindi byose. Tubaye tudafite ubuzima, sinavuga neza ko buri kimwe cyose twifuza kuba twageraho, intego nziza dushaka kugeraho, ngo turebe ko twazikabye. Ushaka kuba we, ushaka kugeraho ibyo ushaka kugeraho, ibyo ushaka kubaka birenze ibyo, tubibamo ari uko dufite bwa buzima. Icyambere na mbere muri ubu buzima ni ugushima Imana. Imana niyo itureba, niyo ituragira aho tuva tukagera. Twese rero ibikorwa byacu aho biva bikagera tubirageza Uwiteka, kuko niwe ubasha kudusunika kugira ngo tugere kuri rwa rwego rumwe ruremereye cyane rwo hejuru cyane. Rero uyu munsi ikintu tugiye kureberaho, tugiye kurebera kuri rwa ruhande bamwe na bamwe ubwacu tutigirira confidence. Kuki tutigira confidence ubundi? Kuki tutigira confidence? Ubundi umuhanga niba uzi neza wenda kuvuga ati njye nkeneye kubaka future ya danje, ukaba ufite ubwo buzima ukavuga ati njye intego yanjye ni iyi ngiyi, nkeneye kuzaba umuntu ukomeye bya danje. Ubundi intangiriro ya mbere doke bro, ugomba kumva neza ko ufite icyo cyizere kinarenze, kuko nta n'undi muntu uzakugirira icyizere nk'uko ubwawe ugira icyizere. Niba ugira icyizere uzamenye neza yuko uri umuntu wa danje, ufite power, ufite imbaraga. Imana nijya igushoboza buri munsi, uvuga ati Mana wakoze kundinda, nta na kimwe ntazageraho. Niba umva ko ufite izo mbaraga, ufite uwo mwuka ugihumeka, harimo n'undi wundi uba uri kurwana n'ubuzima hariya mu bitaro, uri kuvuga ati Mana kuki ibi biri kuba, ariko akaba nta kindi yabasha guhinduraho. Kuko twese tuba dufite foromire tuba duhagazeho, tuba dufite abantu tuba turi bo, ariko nyine tuba dukeneye kubaka ikintu kirenze mu buzima bwacu. Rero ibintu tuba dushaka kubaka, dukeneye kubaka ubuzima bwiza bufite ahazaza. Tuba dukeneye kubaka future nziza kugira ngo tuzabe mu buzima bumeze fresh. Ariko bamwe na bamwe muri twebwe nta cyizere tuba twifitiye. Ese bro, niba uzi neza yuko ufite ubuzima, kuki ubwawe tumva ko wifitiye icyizere, wumve ko uri umuntu ufite power, wumve ko uri umuntu ukomeye? Igirira icyizere, kuko ibindi byose birashakishwa. Kuko ubaye udafite icyizere, ubaye udafite n'ubwo buzima, sintekereza ko ibyo bintu ukenera wabibona. Wapi ntushobora kubibona. Ariko niba wifitiye icyizere ukavuga ati Mana uko unshoboza ukandinda ibintu bya buri buzima ncemo bwa buri munsi, jya umanza utekereze mu myaka 5 uko wabagaho, uko wari umeze, utekereze n'uko ubu ngubu umeze. Ushobora na kuba wari umeze neza bikaba byarabaye ngombwa gusubira hasi, ariko ushobora kuba wari umeze nabi nanone ukajya ahantu heza cyane. Iyi si dutuye rero niko imeze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi umuhanga wa nyawe aravuga ati uyu munsi nta kintu mfite, ariko Mana uzanshoboze ukinije ubuzima, nta kintu nazigera ngeraho. Kuko twese turakora cyane. Niba bavuga ngo umugabo ahava akagera apfana imishinga, nta mugabo udapfana imishinga uko yaba ameze kose. Ntuzigire umuhatari ngo reka imishinga yose narayishoje ngo nabishyize ku murongo. Oya, imigambi y'umugabo, imishinga y'umugabo
byanga binoga nigirangira, kuko uyu munsi iyo ukoze ikintu ukakirangiza ejo wunguka ikindi, kira wagikora ukakirangiza ejo bundi ukunguka ikindi, kira wagikora ukakirangiza ukunguka ikindi, gutyo 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 gutyo. Twese turashaka na ba bandi bano bakire tubona bafite amafaranga, bafite ibikorwa bigaragarira amaso, donc bino bikorwa birenze cyane. Impamvu bakora everyday ni ukugira ngo basigasire bya bindi bagezeho, kuko ashobora kuvuga ati sinshaka gukora, ugasanga bya bindi yakoze ugasanga birangiritse cyane cyane cyane. Aho hantu rero aba yarageze, my brother arakora cyane kugira ngo hasigasire, kugira ngo abashe kuhaha fromire, kugira ngo habe ahantu heza, ahantu hazima, umuryango azashinga uzabeho neza. Hari ikintu tujye twibwira ngo hari ikintu kitajya kibasha guhinduka. Aho tugeze aho ariho hose amazina yacu ashobora guhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Impamvu nshobora kubikubwira gutyo ukavuga ati ibi bintu ni ibintu biri impossible, ntabwo bishoboka. Impamvu mbabwira ngo amazina yawe bite n'ahantu ugeze arahinduka. Impamvu ya mbere, iyo ugeze mu kabari witwa umukiriya, aha ku bantu bakunda agacupa. Iyo ugeze muri butike bakwita umukiriya, waba urwaye ukajya kwa muganga witwa umukiriya, wajya muri taxi bakwita umugenzi. Noneho imagine noneho ifunzwe, ntabwo izina ryawe bakibyibuka, baravuga ati ingo umugororwa ubabaye umugororwa. Niyo mpamvu rero aho uri hose izina ryawe rishobora kuba ryahinduka. Rero niyo mpamvu rero uko ushobora izina ryawe rishobora guhinduka, niko n'ubuzima bwawe bushobora guhinduka, bukaba ubundi bukaba bushyashya, ukaba umuntu urenze muri sosiyete, wa wundi ushakishwa na benshi, wa wundi ukundwa na benshi, wa wundi abantu babona bakifuza gusangira nawe kuri tablet imwe, bakavuga ati cyakoze pe. Rero ibyo bintu rero nubwo byakwanga ntitubashe kubigeraho, ariko tujye tugerageza pe, tujye tugerageza, twigire icyizere bavandimwe, tujye tugerageza. Ni gute nshobora gucika intege mfite imbaraga? Ni gute nshobora gucika intege Imana ikintije ubuzima? Ngo tekereza nawe, niba just ufite imbaraga wagakwiye gukoresha ukiri mutoya, ese utekereza neza ko uzazikoresha ari uko ugeze mu myaka 30? Mani, igihe ufite ni iki ngiki, kuko ejo ntabwo uzi ngo bizaba bimeze. Ntukabeho nk'uzapfa ejo, ugomba kubaho nk'uzamara igihe kirekire. Nk'uko umuntu wese w'umugabo apfana imishinga, niko ugomba gutekereza ko ugomba kubaho igihe kirekire. Igihe uba umaze urakiza, ariko ntabwo uzi ngo igisigaye kingana gute. Ntabwo uzi ngo igisigaye kingana gute. Ubuzima bwa buri munsi ducamo tuba turi kuzenguruka impande n'impande kugira ngo dushakishe. Navuga ko dufite idini runaka, one only duhuriraho, aho tuva tukagera. Idini rya mbere ni umurimo. Umurimo nicyo kintu cya mbere kiduhuza cyane cyane. Waba ukora muri company, waba ukora muri ministeri zimeze gute, aho waba ukora hose, sintekereza neza ko atari ryo dini twese ku isi duhuriraho. Aho tuva tukagera, umuntu wese uhumeka umwuka w'abazima afite idini twese duhuriraho. Nimba uri umumotari, waba uri umuhinzi, waba uri umushoferi, waba uri umuganga, uwo ari we wese dufite idini rya mbere duhuriraho. Kandi hari ikintu cya mbere kidusaba tutanagisiganyije. Murakizi namwe, ntabwo ari ngombwa kwirirwa nyidisikasinga ngo nyivugeho cyane. Ikintu kidusaba tutagisiganyije, urakora cyane paka ukagiha, ntikinyurwa. Ugakora cyane ukagiha, ntikinyurwa. Icyo wagiha ibyo ari byo byose ntabwo kinyurwa. Buriya baravuga ngo iyo umuntu atari yasonza ntamenya ngo inzara ijyana gute. Ubundi niyo abyumva gutyo aba yumva inzara, ati si iyo nzara imera gute, ubundi ni akantu kamera gute, ko njye abantu babwira ngo inzara zibaho, ko inzara imera gute. Ariko uha muntu washonje bayita nshuti yanjye, niwe ushobora kuguha ubuhamya bw'ukuntu inzara imera, bw'ukuntu ikubita ikakurya amara akiboha. Ubundi inzara ntago ivurwa no kwa muganga, ahubwo inzara ivurwa nawe ubwawe. Niwanga gukora inzara izakwica, nukora ntago inzara ishobora kukwica. Ariko niwanga gukora ukavuga ati njye sinkeneye gukora, nzibera umuntu uri aho ngaho, ntabwo nkeneye gukora,
nta kabuza wallahi inzara izakukubita ubyumve nitana gukubita uzaba waranze gukora cyeka niwigira umwuga wo kwiba kuko umwuga wo kwiba kereka nimba ari wo mwuga uzagira sibyo serious kereka nimba ari umwuga uziga ukavuga ati mana yanjye ibi bintu ngiye kwiga by'umwuga wo kwiba umfashe umire uzagendekere neza nga imagine kwere bano bayobozi tubona bakomeye cyangwa abantu bakire tubasha kubona nuko bamwe na bamwe tutabasha kwishanisha nabo ngo tuganire nabo ngo twumve life yabo ukuntu yariguye cyane mu gihe cyabo bakora uzi nk'amajoro nka papa we yararaga arimo arakora cyane kugira ngo ubeho neza uzi nk'amajoro papa we yararaga kugira ngo abo umuntu ukomeye noneho saa izi ngizi amaje kuba umuntu wa danger wowe ubwawe urukubona baraguharuriye inzira uko ubwawe uzayicamo mu buryo runaka uko wiyumvamo kubyishakamo ariko ko aricyo kintu ubikoramo ubundi ubaye uzi neza imvune papa yaciyemo kugira ngo wowe sahe zingize ukomeze uburiwe mane urugamba ruba rukomeye sahe zingizi wewe ndishobora kuba waraharuriwe inzira birumvikana ariko harimo nundu yigeraho sharp yirinze ari krize zimwe za danger no kunywa amazi kaba gakeya ugasanga amara yariboshye kurya gakeya kugira ngo akabye inzozi ziwe agere ku ntego ye ariko uruwa danger man inzira ye barayiharuye my brother barayiharuye ubundi ukwiye kwiga ukuntu ibintu byose babigukoreyemo nawe kugira ngo uzaharure urenge n'umubyeyi wawe ubundi ibintu byose biri mwanatwe level dushaka kugeraho n'abagabo dushaka kubabo ni twebwe tubishakamo nizere ko mwese munyumva neza gatanu kuri gatanu level twese dushaka kugeraho ni twebwe ubwacu tuyiremamo rero ndababwira ati mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube channel yacu ijambo igihe cyose 250 nge mubana umunsi ku wundi ndi Details mbabwira ati Imana ikomeze ibandebere icyoroshye ciao ciao ndabakunda cyane.